ukuntu ibintu bimeze. Umugabo wanjye yagiye muri Zambia anyohereza amafaranga ayacisha kuri konti yo gukoresha business. Ubwo yanyohereje njya kuyarotira ndayazana nyashyira mu rugo, ariko tukaba dufite umuzamu sinzi ukuntu yancunze, ngiye mu kazi arayaterura. Ayateruye nkaba narakunze kureba ku mayekara nkabona hacaho nomero z'abavuzi, niko kumuhamagara rero kugira ngo muzane hano ndebe ko yanyereka umuntu wanyibiye amafaranga. N'uyu nguyu mama, n'uyu ndi kure niwe n'uyu nguyu itegereze neza mbwire n'uyu wanyibye namubonye ko ndameze nk'umuntu ushaje. n'uyu nguyu niwe wari umuzamu wawe? Yego, n'uyu muzehe ntaho yibeshye n'uyu nguyu. Uyireba hano agiye guturuka n'uyu rwose namubonye n'uyu wanyibye amafaranga ndabona niwe ndeba baza ngo ndi hehe, nanjye naje mamagawe n'umudamu hari icyo ashaka kutubwira. ndavuga ni reka nze mwumve, kuko itangazamakuru icyo ribereyeho ni ukugera ku muturage akumva ibitekerezo bye. Aka kanya rero nkaba nicaye ahantu mu rugo rw'umuntu, namwe murimo murahareba, ni ahantu heza cyane, ni igipangu kinini. nkaba nicaranye n'aba bantu babiri, nanjye najanga amasanga umusaza sinzi icyo bamuhamagariye, nk'uko nanjye ubu naramenya icyo bamuhamagariye. Reka mbabwire ni rero guma kuri zino screen kugira ngo umenye ikigiye gukurikira. Mama mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ndagufatira nta kibazo. Wamamagaye nari ngiye kujya mu kazi, ndavuga reka mbanze nze numve icyo wamamagariye. Rero icyo naguhamagariye, urabona usanze nicaye hano n'uyu muvuzi. Uyu se ni umuvuzi? Ni umuvuzi. Uyu ni umuvuzi. Ni umuvuzi, ariko nanjye rero kuko mfitemo gushidikanyamo, nabonye ibintu nshaka kankorera ntabyiherera na jyenyine, nifashisha abanyamakuru. Ariyo mpamvu ni ukuvuga ngo ashaka kukuvura tuhari cyangwa ntabwo ndi gusobanukirwa ubundi ukuntu ibintu bimeze. Umugabo wanjye yagiye muri Zambia anyohereza amafaranga ayacisha kuri konti yo gukoresha business. Ubwo yanyohereje njya kuyarotira ndayazana nyashyira mu rugo, ariko tukaba dufite umuzamu sinzi ukuntu yancunze, ngiye mu kazi arayaterura. Ayateruye nkaba narakunze kureba ku mayekara nkabona hacaho nomero z'abavuzi, niko kumuhamagara rero kugira ngo muzane hano ndebe ko yanyereka umuntu wanyibiye amafaranga. Nshaka kugira ngo muhamagare ubikurikirane, situbikore twenyine nk'umunyamakuru. Ubu uyu umuntu watwaye amafaranga ubu umuntu arayagaba? Yambwiye ko abishobora. Arabishobora? Mubaze wumve, yambwiye ko abishobora. Ibi bintu uyu mudamu ari kuvuga, uragarura amafaranga umuzamu yajyanye? Ndayagarura muyabona, nawe ubwe ndamuzana mu murebe. Ubu nawe uramuzana? Ndamuzana n'uyu yaba yaragiye mu mahanga nawe ndamukura muzane. None se mama, umugabo wawe ibi bintu arabizi ko ugiye kubikora? Umugabo ntabwo abizi, kandi yaranyohereje amafaranga agira ngo nyafate neza, nyabike neza. Ubwo rero ibyo ntabwo ari ibintu wakwirirwa ubwira umugabo, ibyo bintu wabimuhindura. Mbese ubwo uragira ngo uyagaruze atabizi kugira ngo azasanga amafaranga ye ahari? Azasanga amafaranga ye ahari, kuko ngiye wubaka akanya aramutse ageze n'aha ngaha ntabwo nabona ibisobanuro namuha. Muze reka nkubwire, ni akazi ni akawe. Ngero bamamagaye nazi ibigiye kubera aha ngaha, ariko ndumva ari n'ibitangaza, reka nanjye nihera amaso. Gusa niba wizeye ko ugiye kubikora, kamerama ukamere neza, ibi bintu tubyereka abantu ibigiye kubera aha ngaha. Turebe ko uyu musaza izo mbaraga zifite zo kuzana umuntu wibye amafaranga no kugaruza amafaranga bibye. Muze urabyizeye? Ndabyizeye ku mbaraga z'abakurambere. Ariko mukorana n'amagini? N'abakurambere ntabwo ari amagini? Ntabwo ari amagini. Ibyo bintu byo kuvuga ngo urazana umuntu adusanga aha tutazi niyo yagiye, ibyo si ibigini? Uwo muzamu ndimo ndanamureba. Kandi ari njye uri kureba? Ubu uri kumureba ari njye ureba cyangwa ntabwo ari njyewe? Oya, mwebwe mubindekere, kuko umuzamu ndamureba, nawe yicaye ndamureba. Nubwo ndimo ndamureba, nubwo amafaranga yarayamaze ariko muze reka ndeka kukuvugisha amagambo menshi, igihe aba ari igihe, kuko nyuma y'aka kazi n'ubundi ndajya mu kanya.
kora akazi kawe turebe uyu mudamu akora iki umudamu icyo agiye gukora rero icyo ugiye kugusaba genda uzanire ibase y'amazi hano ibase y'amazi yego muze ibi bintu izi mbaraga ko mbona usa nkaho ukuze ibi bintu mubikora mute ibi ngibi rero twabitangiye kera natwe tuba dufite ababidusigiye niyo mpamvu tubikora bigakunda ntabwo ari ibintu bishakishwa ni amazi gusa ni amazi n'ayazanye ibi bintu nk'uko abyara mu nanjye byanunguye wumva nawe biba ibyo ari byo dukwereke so umuntu wanjye ushaka ndamuzanye dore nguyu dore umuntu wanjye ndamuzanye n'uyu nguyu mama n'uyu ndi kure niwe n'uyu nguyu itegereze neza umbwire n'uyu wanyibye namubonye ko ndi ameze nk'umuntu ushaje n'uyu nguyu niwe wari umuzamu wawe yego n'uyu muzehe ntaho yibeshye n'uyu nguyu nese muzehe uyu muntu uramuzana uramukura muri ano mazi arava reka nondere imbaraga z'abakurambere b'iwacu mukurikiriye mboni muyireba hano agiye guturuka muziko byagenda ari ukuri uyu niwe n'uyu nguyu rwose namubonye n'uyu wanyibye amafaranga ndabona niwe ndeba ameze nk'umuntu wawe ibingibi ndabikora ibingibi ni ibyanjye none se mugabo ko ndebe arimo arakuramo imyenda ibingibi ndabikora imbaraga z'abakurambere tureba arimo ararembera mumbwire ko ari umuntu wanyu gusa nimba ari we mwashakaga kuko n'uyu nguyu ngiye namubonye n'uyu niwe wanyibye miliyoni urabibona rwose ibingibi ndabikora batwariye ibyanyu none se mugabo atangiye gukuramo imyenda uyu nguyu ndamuturisha reka muturishe yace bugufi ibingibi birarangira umva mubaze izi mbaraga muzikura he izi mbaraga ni iz'abakurambere izi mbaraga tuba twarahazibaye abakuru b'iwacu baba baraduhaye imbaraga zidasanzwe muka muturishe tukamubaza n'amafaranga we yayasize reka muturishe gafite utuntu ahangaha k'umuti ngomba gukoresha ariko namushize nk'inkoni ntabwo byashoboka reka muturishe iyi nkoni muriho bakamuturisha dore n'uyu dore ko ndeba kanuye amaso dore n'uyu muka ibi n'ibiki bimuvuye ibi byatumye atwara ibintu by'abandi aya ni amafaranga y'abaye kubikora aya ni amafaranga y'abandi yatwaye araba muzima nabifataga nk'ibintu byo kubeshya ariko umaze kubona ko ibintu ari byo mama urabibona gute umva ndabona ko muganga rwose ashoboye ntabwo nari nzi ko imbaraga z'abakurambere zikora ariko nsanze ibintu bavuga ari byo ababyeyi bafite imbaraga rwose zirahari ndabyiboneye nanjye yego ubu ngubu igisigaye ni uko agiye kukureba ko amafaranga yawe yaba agiye bibaye byiza nasanga amafaranga yanjye ayafite akayama kuko miliyoni 50 ni nyinshi reka turinde turebe ko abasha kuvuga tubwire uko byagenze baravuga icyo ndimo kubona rero icyo ndimo kubona kuri uyu mugabo dore ibintu birimo biramuvuga nuko mbona amafaranga yariye yamamaze amafaranga yarayamaze ariko rero uyu mugabo nawe aragira icyo ababwira ko ndeba rero mburazi ubu nagiye nta kintu ari bube uyu muti urakomeye cyangwa n'ibiri kumuvamo ibi ngibi ni ya myuka mibi ya satani bigiye kumushiramo yego ariko ndabona rwose ikibazo cy'amafaranga yanyu nta mafaranga agifite dore yarayanywereye yarasindiye dore ibi byose ni ingaruka abashije kuvuga reka muze amafaranga y'abandi ari heza
namwe narayamaze nta n'urupfusha asigaranye miliyoni 50 zose warazimaze azijyanye mu bagore mu rusimbi mu matabi ibintu byose nayigize mwiza ahantu hose fasha make usigaranye basi ubashe kuba wayama kuko amafaranga arwaye ni menshi cyane basi niyo haba kimwe cya kabiri ndayakira ariko mfasha wantwaye amafaranga menshi cyane muzana na make wasigaranye ngo umuwi mu nayamaze mu gitondo nayasagiye n'umugore n'indaya hariya hakurya nayamaze mu gitondo hanyuma se kubona ko amafaranga yayamaze biragenda gute ubu ngubu umva rero nge ndifuza ko muganga yamufasha akagira uko amfasha nanjye nkabasha kuba nabona amafaranga natakaje kuko amafaranga yantwaye ni menshi cyane amafaranga yantwaye ni menshi cyane ndagira ngo ume ku butunzi kugira ngo umugabo atazasanga ndabikora abakurambere bacu barabikora ngo mureke twicare rero nanjye ndahacara paka ndebye ibintu muganga bari kuvuga ko abikora muga izi mbaraga mukoresha zikora bino bintu nge ndatunguye kubona avuye mu kirere agera ahangaha izi mbaraga zikomoka izi mbaraga zikomoka ku bakurambere abakurambere nibo baziduha kuko abakurambere b'iwacu ntabwo wapfa kubamenya wowe keretse twebwe tubakoresha niyo mpamvu muba mwaje mutugana kuko kugira ngo tubahe imbaraga z'abakurambere none se nk'ubu ngubu reba nk'ubu ngubu ameze gutya nk'ubu nta kibazo ashobora kuza kugira nubwo yahaguruka namuhagurukije ubu ngubu yahamara n'imyaka itabarika ari ahangaha gutya mukazamuza muhamusanga mama ubonye uko bigenze ubonye uko umujura wawe wakwibye uko bimugendekeye n'iki wabwira muganga ngewe rero ikintu nabwira muganga namushimira mbere na mbere ariko nkongera nkanamusaba umugabo yansigiye amafaranga menshi cyane arayatwara kandi urabona yaranywereye yarashize ndashaka ngo ume ku butunzi byibuze umugabo atazasanga amara masa ese birashoboka nabibonye ko yari mu mahanga nta nubwo ari mu Rwanda muga urashoboye pe ari mu mahanga ari Zambia hanyuma rero muga nagusabaga ku butunzi kugira ngo atazasanga ndamara amasa nta kintu nabona musobanura ushaka ubutunzi rero ushaka ubutunzi bwangahe ndashaka ubutunzi bugera muri miliyoni 50 yantwaye umugabo atazasanga ndamara amasa nta busobanuro nabona namuha birumvikana ushaka ubwo butunzi rero genda uzana akameza ngaha bigukorere rwose muri aka kanya ubivuga yego murakoze cyane ubu amafaranga araboneka arayajyana aravana yajyanye amafaranga ubu nta nubwo wamwajya ko ibintu mwaba mugiye kura bitari bukunde ntabwo rwose twebwe abakurambere b'iwacu barakora dukoresha imbaraga z'ikirere ubu uretse kuba wenda waje hano gufasha uwo mudamu hano mu rugo mugira no ku gicumba b'umubarizo harahari abantu bashobora kubagana bakabasangayo simwe bwa mbere simwe ba kabiri kuko ibi ngibi tubikora buri gihe rero tugana wese tumuha serivisi kandi zikagenda neza akameza ni akazi ndabona ariyo ngaho none se ufite ibihumbi 10 aho ngaho ndabishaka mbibona ngaho gira vuba nanjye amafaranga ngomba kuyareba hano nkareba koko ari ibyanyabyo nkareba ko ibintu bibaho birakunda koko ubutunzi bwanjye nongere mbusubirane muganga bagutwaye ntayabonye nibiramuka bikunze nzaza kugushimira nshimire n'abakuru shira hano amafaranga niyo dore ngaye n'ibihumbi 10 ngibi arayatatanya se cyangwa aragira kuri narihorere akira umuti yego babyeyi n'amafaranga y'abanyatsi ngaho bumbura yewe mbega amafaranga yanjye arongera agarutse muga aya mafaranga ari kuva he izi ni imbaraga z'ababyeyi ye baba we urakoze muga urakoze rwose amafaranga yanjye yongeye kugaruka amafaranga yanjye urakoze muga urakoze yewe ni menshi cyane aratubutse rwose ye baba we muga
muga urakoze cyane rwose urakoze pe aya mafaranga bari mazima ni mazima yo nongeye kubona amafaranga yanjye nta kibazo amafaranga umuntu yayakoresha akayaguramo icyo ashaka nta kibazo rwose amafaranga dutanga ari mazima hanyuma rero muganga dore ibintu ukoze njyewe ukuruye umuntu hariya uramuzana umurambika none dore ubu ngubu utanze n'amafaranga rero nakubeshye muganga ubu njye nta kindi nawe nza none se ubundi uretse ibintu mbonye ukoreye ahangaha turi kumwe twembi kuko njyewe ubu ntabibonye ku Gicumbi nta bindi bintu mukora dukora ibintu byinshi bitandukanye serivisi twatse nizo tugukorera turakorera dutanga urubyaro turakora tugatanga ababuze abagabo tukabatanga batanyijwe n'ingo zabo turongera tukabatera turasubiranya ni ukuvuga ngo abantu umuntu wasenye urugo mushobora kongera kurusubiranya bakongera akabana n'umugabo cyangwa akongera akabana n'umugore ibyo turabikora cyane mugatanga n'ubutunzi ibyo ngibyo turabikora byihuse cyane niko muze ko ibintu ubu ukorera ahangaha abantu bose baba bifuza kuba nawe wabafasha ubundi ubu ngubu umuntu agukeneye akubona ate dufite nomero za telefone turaziguha ushaka ukaduhamagara hanyuma umuntu uri hanze mumufasha mute umuntu uri hanze icyo tumufasha iyo amaze kubona nomero zacu icyo tumusaba ni ukumusaba ifoto ye hanyuma ibindi tukabikurikira mukoresha WhatsApp yego ubwo abaha ifoto ye kuri WhatsApp n'amazina ye hanyuma mukamufasha ibindi byose turabikurikira bigakunda se cyane rwose ku mbaraga z'abakurambere nzazishira ku kiganiro urumva nzazishira ku kiganiro hanyuma abashaka amafaranga dore ngaho imbere yanjye ndi kuyareba umusaza ibyamukoreye ngo yaharyamye ndakeka ko uko byaba bimeze kose buri wese yaba agize ate yaba yiboneye ukuri reka mbashimire rero cawu cawu naho utaha